Yes, ndabasuje bakunzi ba Concord TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali aburi mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje kandi shimira abantu bakanze subscribe mukadushyigikira tukaba tuku umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikanda gusabiye umugisha Imana amahoro bane namwe kandi ibahe Simoni umunyekure ni uganga batwaza umusaraba mu gihe Simoni Petero we yabakwepye kandi yarabanye na Yesu igihe kirekire n'ukuri pe hari abantu mubana ukabagirira neza ariko wagira mu byago bakaguhunga ariko icyo nkundira Imana ikaguhuza n'abandi bantu yego ndi kugaronga Imana ibahe Simoni umunyekurene yatwaje Yesu umusaraba nyamara Simoni Petero yahaye imigati yahaye amafi yamukwepye yego ndi mu karere ka Rubavu mu murenge wa Kanama akagari ka Yungwe umudugudu wa Gikomero nta kindi kiba cyanzanye n'ukuri abakozi b'Imana imbere ya kamera ndi kumwe na Havugimana Jean d'Amour nande Nanyira barenda Venanzi yego Imana ibaha umugisha n'umwana na nyina turi kumwe bombi nabahanuzi turaza kubivugaho mu kanya mukecuru amaze kudusengera uganga Imana tuyobore muri iki kiganiro amen Mana data wa twese uri mu ijuru Mwami w'abami Imana y'amahoro tugiye turi imbere y'ubuhimbaza no gushimira uyu munsi waduhaye kuko turi guhumeka umwuka w'abazima Mwami waturinze watugirira neza waduhuriramo twese habwa icyubahiro ariko abazima n'abadayimoni bikorenga za Satani ubona gukora ku mazi kose imbaraga z'abadayimoni zitsindwe gukora ku mazi gutsindwe Mana bari kubana natwe utugirire ubuntu bw'umwuka wera ugiye gutsinda ugiye kunesha uhagarikiye imvura muvyeyi iri kutubuza kuganiraho kandi witeka Imana ukomaze kuduha umwuka w'abazima nditonakora turi bazima turashima izina ryawe uza kudufasha no kuducungira umutekano mu izina ryawe ryera amen Imana ishimwe tubahaye ikaze yavuga Imana baye kumuha mikoro yego nta kibazo yifate yego ayariko katubanze ku mukuru mukecuru karama ngiye kuguca amande urayemera twende mu jamani mu jamani ndago nabona yegeze mikoro gango tukumve neza ngiye kuguca amande niko ndi kuvuga mu jamani mbabarira da mbabarira oya ndayaguca ngomba kuguca amande kabisa ngomba ngiye kuguca amande ndawutanga imbabazi ndawutanga imbabazi utabanje wanamenya si cyo ngiye kuyagucira tegesa babaza bavuze dukura patinga nyene gutanga amande dukura patinga gutanga amande oya ubwo impamvu ndaguca yoroheje n'ubundi nk'umubyeyi twakoranye ikiganiro bwa mbere mu kwezi kwa gatanu urabyibuka mu mpera zako ahari tumaze kugikora nyuma uburambye tariko rero nubwo twakoranye iki kiganiro mfite undi mwana wanje witwa Matenge nawe wazagiye kumukoresha ikiganiro ndakubaza ntise ko nakigukoresheje nk'umuhanuzi none Matenge nkaba nzi ko atari umuhanuzi kandi nkaba nikundira abahanuzi nawe uti ni nkaho yuza kuburi nkabikiye kuvuga ngo bo ariko ntago ariko wavuze ibyo ninjye byivugisha atuzi Matenge impana afite nanjye ndagenda ndamukoresha pe ndanashima Imana uko ikiganiro cye cyararebwe cyane kandi abantu benshi baranabohoka n'ubundi uko bamubonyemo amavuta y'Imana dukorana ikindi kiganiro nyuma yaho nge nawe umukobwa wawe witwa Sara umbwira ko nawe yigeze ahanura ariko ubu impano zikaba zaragiye turi no gusenga dusaba Imana ngo zizagaruke ndi gusesengura impamvu ngiye ko guca amande ariko ntiwambwira ko havuga Imana ari umuhanuzi wabikoreye iki mikoro ni yawe nise narinzi kubizi avuga Imana wari uzi ko ari umucuranzi yego uzi ko ari umuhanuzi oya ntabwo ubuhanuzi nari mbizi pewe n'Amatenge ntabyo narinzi uwo narinzi nk'umuhanuzi ni wowe
none urangije urambwira uti Matenge nawe ni umuhanuzi uzaza umukoresha ikiganiro turagikora kwavuga Imana ntiwigeze ubimbwira nari muzi nk'umuvugabutumwa n'umucuranzi zagenze ute nukumba baranaribagiwe by'abakecuru yego imbabazi ndaziguhaye yego mane bumugisha aho wabimbwiriye rero wabimbwiye nyuma nyine wabimbwiye nyuma niyo mpamvu nangiye kuguca amande kubimbwira byo warabimbwiye yego none rero havuga Imana turi gukorana ikiganiro yambwiye ngo se mbivugera bivuge yambwiye ngo niwe wahanuye yuko muzehe ubwo ari we mugabo wawe nyakwigendera ari nawe papa we ko agiye gutaha bagasigarana nawe gusa bagasigarana nawe nibyo koko cyangwa yashyizeho amakabya nkuru wenda ari amakabya nkuru ariko nyine yabimbwiye nage narabibonye nawe aravuga ati kumbonye turi kumwe twenyine turi kwirukanga papa ari ndawe ndambara itari yabo ubwo rero byanarasohoye pe banasohoye umuzehe baramwica duhunga twenyine tujya muri za Kayobe aho duhungira yego yego none se ni ryari wamenye ko havuga Imana nawe kuko yambwiye njye nyine ndi kugarura ibyo yambwiye kugira ngo nawe ubihamye ko kuri mukuru sibyo ni ryari wemeye koko ko havuga Imana ibyo akubwiye abo umuhanuzi atari inzozi zisanzwe nigeze kugwara mara ukwezi meze nk'indumba yego baranguye hano ariko noneho akagera ambura ngo nimbumure ngo nzagonzaho komeza wowe akagera ambura ngo nimbumure ngo ndacyo nzaba yego noneho akagera arashyira umunwa ku gutwi kwanjye uwo murongo Imana yabwiye kuzakira yego ubura rwose nagiye gusimbuka mbona ndorohewe mbona ko bavuga Imana avuga iby'ukuri ubundi nagarambwira ati ariko kuko nabonye hano biri gucika turi mu ndambara ikomeye biragenda gute koko rero nari mfite umuhungu mukuru witwa Kidamage yego ati niko nabonye ndi kukugwaza ngiye nyine gahunda Kidamage aragutaye kandi ari muzima Kidamage narandaye and iriya hije mu nduza kwa Semanza imashyuza aranda aragenda aravuga ngo ikugura ifu ngo ndi gusamba bari kubone bangura aho ngaho ngo aravuga ngo kuzana igikoma ngo araje ngo bari wiwanjyana anaranda nzigarana uyu mwana bari nzigarana nagiye gusimbuka nzanga ari nzigaraho bangura ko umuntu yagiye kugura ifu akagendereza yego yari yabiguhanuriye nyango iti ko nabonye Kidamage ko nawe ndi kugwaza ngiye nyine Kidamage wona aragutaye kandi ariho bizagenda nibiti ati mu rugo nzagukira ubwo nabaga narazendaye ndari gushaka no kumva birumvikana ariko ngiye gutsimbuka nzanga Kidamage ngo narandaye arabasha ngo kugura ifu kuri maboko ngo barahurira ngo barambe cyangwa bazambekeshe nzanga Imana yo nangundiyeho yenyine nuko ikindi kintu cyatsimbije nemera ko uyu muntu wari mu Imana uyu yaragwara cyane nandi kubona agakobwa ke turi kumuzererana buno mw'imyaka ngitatu irangiye yego rero harahandu nari namujyanye aramubona turara ngo ndararamuka twimuke tubavanga saa 11 yego tugeze ahantu twaraye kuko iryo joro yarapfuye ndagenda tubonye birangiye tumujyana kwa muganga noneho dusanga n'amazi bamwikine sinzi ukuntu cyari kimeze mu n'amazi gashaka kumwica niba ari siro niba ari taki bari bamuhaye ubwo umuntu arasamba nijoro ariko n'undi mukecuru nyine ubona twari ducumbitse kumva hari umukecuru twari kumwe nawe araduherekeza yego nuko aratubwiye ngo ijwi riramubwiye ngo tushake yerayo uyu yego ubwo rero yerayo kuko twagiye kwishaka cyakora yengwe tubona aratsimbutse ngavuga ndi burya rero n'umuntu urwaye ugiye gupfa ndarekwaga
yeretswe umuti agomba kugira. ngo nitujye gushaka yerayo Eh. bari kuma ngo umuntu akomana ajye gushaka yerayo Yego. ubwo rero ndagana ndikuruka ndayishaka Mm. ubwo mbona ayinkweto turi kurebera ngewe tubona aratsimbutse. Yego. Nose ikindi kibazo ndabaza, uri umuhanuzi, havuga Imana ni umuhanuzi, Matenge ni umuhanuzi, Sara yarahanuye, wagiye ubibaraga nyine ukuntu byagenze iyi mbaraga nayikuye mu burwayi bw'imyaka 7. Yego, warabimbwiye. ubwo babonye kuko Imana yangijije bagomba kwinamba. Yego. nabo bajya mu Mana barasenga, basengera Imana ibishimiye nayo bahimbana. None se njye kwitamaye impano y'ubuhanuzi ntabwo inyishimiye. Irakwishimiye niyo yiguhaye, iyi niyo yiguhaye. Nyine njyewe kwitamaye y'ubuhanuzi. Iyi urimo niyo yiguhaye. Yagoye ubwenge, uratsinda ubona amashure, ikugira gitifu. Oya njye ndi kubaza ku bijyanye n'ubuhanuzi, uravuze uti baragukurikiye, Imana irabishimira ibaha impano. None njyewe ko ntari ibaha impano y'ubuhanuzi kuko niyo turiho. None njyewe ntabwo yanyishimiye. Mana wanyishimira nanjye koko utangira umuhanuzi. Yarakwishimiye. Uko yakwishimiye. Yaguhaye ubwenge. Oya njyewe oya ndi kubaza. Oya kangubwire. Imbano yaguhaye ni ubwenge yo gusobanuza iby'Imana. Yego. Yo guhagararira unameze nk'unahagarariye Imana. Ndetse uri kuyikorera. Ndi kuyikorera atabimenya. Hari n'abatabishobora. Hari n'abatabizi. Yego. Hari n'ababizambyaga ariko ubundi bizambyaga iyi imbano ifite bakeya. Kuko n'abandi imbano zose ngo bahurize ku mbano. Iyi nayo irakomeye. Iyi irakomeye. Yo kohereza abantu mu mahanga kohereza ubutumwa bakamenya Imana urukuvuga ubutumwa cyane wowe. Yego. Ariko guhanura wapi nta n'ikintu njya ndota ngo kibe cyayi gusemana. Kandi uri guhanura. Uri guhanura amahanga wewe. Njye mba nshaka kuvuga ngo oya umva bwoko bwanjye nimwumvira ariko nkabishaka abamaze kuvuga gutyo bashyirwa n'igiciro cy'amafaranga. Oya hari abo tuziranye rwose pe, hari abo tuziranye nta kibazo batitira bakambwira ibintu kandi nkabona ari byo. Nanjye mba numva nti umva yewe ariko none Imana ntabwo inyishimiye. Irakwishimiye. Irakwishimiye. Yaguhaye ubwenge uri guratsinda. Oya ngibyo ndabyumva. Umugore mwiza ukubaha. Oya ibyo ndabyumva, ibyo ndanabizi ariko ntabwo yangize umuhanuzi. Kandi wavuze yuko abana bawe yarabishimiye ibagira abahanuzi. Yego, wowe yubona impano. Yego ndabizi rwose iranyishimiye. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda nubwo nakwiriye. Susubijwe? Yego. None se wowe ubyakira ute iyo uri kubona impano Imana yaguhaye n'abana bawe nabo bazifite? Yego. Imana akavuga ati Imana ukomereza aho ngaho bose ubabyutse bakizwe. Yego. Ubaha impano ikomeye yo kwitonda babinyangamugayo bari kubizambya. Dibuze wenda hazaboneka umuntu uzihangana nganye. Yego. Yego, Imana ishimwe cyane. Rero katujye mu mwanya w'ijambo ry'Imana tugiye kugezwaho n'umuhanuzi, umucuranzi, umuvugabutumwa Havugimana Jean d'Amour. Reka dusabe mukecuru aguhe mikoro ubundi tugezeho ijambo ry'Imana. Ni karibu. Murakoze. Imana ibahereza umugisha kuduha umwanya wo kuvugira Imana. Mukecuru murebe kugira ngo umubere maso, mube hafi, reke kureba bari abaririya hirya, reke kureba ziriya ntama ntacyo ziraba, wowe ndebe njyewe n'umuhungu wawe kugira ngo tubere maso. Murakoze. Yego. Imana ibahereza umugisha kuduha umwanya wo kuvuga ijambo ry'Imana. Nitwa Havugimana Jean d'Amour, nduye mu kagari ka Yungwe, itorero ni Yungwe ADPR, umurenge wa Kanama.
akarere ni aka Rubavu, umudugudu ni wa Gikomera. Hanyuma reka turebere hamwe ijambo ry'Imana. Turasanga hano mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto ni ibice 15. Turasoma n'umurongo wa 58. Turibuze gusozereza n'ubundi aho ngaho muri urwo rwandiko mu bice 16, umurongo wa 13. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haranditswe ngo, nuko bene data bakundwa, mukomere mutanyeganyega, murushaho iteka gukora imirimo y'umwami, kuko muzi yuko umuhati wanyu atari uw'ubusa ku mwami. Amen. Reka dusozereze mu Bakorinto aho ngaho mu 16, umurongo wa 13. Haranditswe ngo, mube maso, mukomerere mu byo mwizeye, mube abagabo nyabagabo, mwikomeze. Byo mukora byose mubikorane urukundo, mwakire neza amagambo y'Imana. Imana ishimwe. Haleluya. Amen, amen. Dusomye amagambo atari make. Aya magambo ni menshi cyane. Ni amagambo umugaragu w'Imana Pawulo yandikiye Abikorinto, kandi aya magambo yayabwiraga aba bantu b'Ikorinto ababwira ko bakwiriye kuba abagabo nyabagabo. Haleluya. Amen. Dukwiriye kuba abagabo nyabagabo muri urugendo twatangiye rutwerekeza mu gice cyo mu ijuru. Dukwiriye kuba abagabo nyabagabo. Twasomye ngo, nuko bene data bakundwa, mukomere mutanyeganyega, murushaho iteka gukora imirimo y'umwami, kuko muzi yuko umuhati wanyu atari uw'ubusa ku mwami. Hari igihe umuntu aba mu bintu cyangwa se mu mirimo ye akayibamo ariko adafatika, agakora ibintu ubona bidafatika, ariko turakwiriye kuba abantu bakomeye muri uru rugendo rutwerekeza mu gihugu cyo mu ijuru. Iyo turebye abakurambere bacu babaye abagabo nyabagabo, baba maso mu rugendo rwabo, babera maso iby'Imana bibabamo, kubwo bahuraga n'ibigeragezo, bahura n'ibisitaza, ibyanditswe byera biri mu mitima yabo bikabakomeza. Haleluya. Rero iri jambo ratubwiye ngo, mube maso, mukomerere mu byo mwizeye, mube abagabo nyabagabo, ngo mwikomeze mu byo mukora byose. Turakwiriye, umuntu akwiriye kuba umukirisitu ariko akabaho akikomeza. Ndutegereze gukomezwa n'abandi, wowe ukabaho ukwiriye kwikomeza. Hari igihe uvuga ngo nahamagawe na runaka muri urugendo, niwe nzabana nawe, ibyo azakora nzakora ibyo. Ariko hari igihe kigera umuhamagaro we akaba ari yarahamagawe n'ibyuma si, yarahamagawe n'amajwi si, yarahamagawe no kuririmba si, yarahamagawe no kugira ngo yibere umwungu umwe gusa. Noneho yaba acitse indege muri uru rugendo, nawe ukumva mukurikira mwese mugacika indege. Ariko ijambo ratubwiye ngo tube maso, dukomere mu byo twizeye, mube abagabo nyabagabo, mwikomeze. Haleluya. Amen. Dukwiriye kuba maso, kuko igihe tugezemo ni igihe kitwerekeza mu kuba maso, ko turi kwerekeza ahantu hakomeye. Ibyahanuwe byose byarasohoye, ndarakimwe kitasohoye, ibyavuze byose byarasohoye. Dukwiriye kuba abagabo nyabagabo, tukikomeza, kugira ngo Yesu naza azasange twarabaye abagabo nyabagabo. Dufite intwari zatubanjirije. Izi ntwari zirimo ba Petero, izi ntwari zirimo ba Yesaya, izi ntwari zirimo ba Shadraka na Meshaki na Abedenego, izi ntwari zirimo ba Barutolomayo, izi ntwari zirimo ba Yosefu, izi ntwari zirimo abantu benshi bikomeje. Haleluya. Babaye abagabo nyabagabo. Aho Shadraka, Meshaki na Abedenego babwiwe kuramya igishushanyo, noneho banga kukiramya bitewe nuko muri bo barikomeje. Nda muntu bavuye ku ruhande ngo abakomeze, ahubwo baravuze ngo twebwe Imana yacu uyu mwanya naho itadukiza, ndagutura pfukamira igishushanyo cyabajwe n'umwana w'umuntu. Baba bagabo nyabagabo. Haleluya. Baba Barutolomayo, baba bazuru babategeka kugira ngo bihakane Imana. Ubu bwabo barikomeza, arikomeza, aravuga ngo njewe ubwanje Yesu nshingiye kubitangaza yangoreye,
yambumuye nari ndimbumyi, yambumuye narivuje byarananiranye, arambumura, ntabwo nahakana Imana yanje, aremera arabagwa, aba umugabo nyamugabo. Rero ijambo ry'Imana tubwiye ngo tube maso, dukomerere mu byo twizeye, tuba abagabo nyabagabo, twikomeze, ibyo dukora byose tubikorane urukundo. Gukomera mu byo twizeye, gukomerera mu byo twizeye. Ugomba gukomerera mu byo wizeye. Niba warizeye ko Yesu ari umwami n'umukiza, ukamwizera wenyine, ndumubangikanye n'ibindi bigirwamana. Bibiliya yarambwiye ngo ndawukeza abami babiri, uko ngo yakangomwa gakunda undi. Kandi birakomeza irambwira ngo umuntu w'imitima ibiri anamuka vuba mu nzira ze zose. Rero dukwiriye kuba abagabo nyabagabo, tukikomeza kandi tugakomerera mu byo twizeye, ditwumvire ayandi majwi yo ku ruhande, kuko ubu hadutse abahanuzi benshi b'ibinyoma bakubwira ngo njeyo ngora bino, kandi mu by'ukuri ni uwo kukwishushanyaho indambuto yera mu rugendo rw'ukabona nta mbuto afite. Ugomba gukomerera mu byo wizeye. Hanyuma rero ahangaha ku murongo wa 54 hatubwiye ngo bene data bakundwa, mukomere mutanyeganyega, murusha iteka gukora imirimo y'umwami, ngo kuko umuhati wacu atari gusa ku mwami, Imana kitugirire neza. Amen. Tugomba kuba mu by'Imana tutanyeganyezwa n'imiraba ya Satani. Tugomba kuba mu murimo w'umwami, tugakora imirimo yo kuduhesha umugisha, kuko umuhati wacu ndabwo ari ubusa ku mwami. Niba bakubwiye ngo turasenga Imana muri korari, ukumva ugomba kwirekereza imirimo yawe yose. Niba bakubwiye ngo turakora ku muganda w'urusengero, ukumva ukwiye kwirekereza imirimo yawe yose. Niba bakubwiye ngo nubwitange bwo kwitangira umurimo w'Imana, tugakorera Imana mu buryo bwo kubakira Imana, bwo kubaka urusengero rw'Imana, bwo gukora imirimo itandukanye yo gufasha imfubyi n'abapfakazi, ukayikora utitangira itama kandi ukayikorana urukundo, kuko umuhati wo gukora ibyo byose ngo ndabwo ari ubusa ku mwami. Rero hari abakurambere bacu batubanjirije bahagaze neza, bakora batanyeganyega. Muri kino gihe hari abantu benshi banyeganyejwe n'imiyaga ya Satani. Hari abantu banyeganyejwe n'ubukene, abandi banyeganyezwa no gupfusha, abandi banyeganyezwa no gupfakara, abandi banyeganyezwa no kwangwa n'abandi. Ariko ndasaba kugira ngo muri kino gihe cya none, wowe udukurikiye kuri kamera, wowe udukurikiye aha turi kuganirira, ndunyeganyezwe n'ibyo byose wahuye nabyo. Haleluya. Amen. Ndunyeganyezwe n'ibyo byose wahuye nabyo. Niba warapfushije, na Yobu yarapfushije akomeza kwihangana, ndiyanyeganyezwa no kuba abuze abantu be. Niba waragize inzara ikakunyeganyeza, uwitwa Lazaro yahuye n'inzara iramunyeganyeza, nda kindi kintu ategereje kuvuga ngo azakibona kirye, ariko yahagaze adatsinzwe, aba umugabo nyamugabo arikomeza. Haleluya. Niba waranyeganyejwe no kwambara ubusa, humura, Yesu arahari. Yesu azatwambika, Yesu azakwambika. Niba uri muri urugendo, uri kumva ufite uburwayi bwikunyeganyeza, Yesu ni umuntu ukomeye, ni umugabo ukomeye, ndana kimwe kimunanira. Yesu ashoboye byose, azatwongerera imbaraga zo gukomeza gukora uru rugendo. Iri jambo ryatubwiye ngo twikomeze kandi tube maso, tuba abagabo nyabagabo. Ubundi mu buzima busanzwe, kwikomeza bigira agaciro. Ukumva ukwiriye gukomera, ukumva ukwiriye kubana n'Imana, ukumva ukwiriye kuba icyo kureberaho. Haleluya. Ukaba icyo kureberaho. Niba uri umuririmbyi muri korari, ukikomeza ukaba icyo kureberaho. Niba uri umudiyakoni runaka ku itorero runaka, ukumva ukwiriye kuba kureberaho, ukikomeza. Niba habonetse ibibazo, ukikomeza. Niba habonetse imirimo yo gukorera Imana, ugakomera, ukaba umugabo nyamugabo, kuko umuhati wacu si ubusa ku mwami. Twakira neza amagambo y'Imana. Yashimiye Imana. Yego, Imana ishimwe. Tugeze muri ka kanya keza ko gutanga nimero ku bakozi b'Imana, kugira ngo akeneye yuko basengana abe yazibaha, dore ko bose ni abahanuzi. Imana iyo yabishatse nyine banyuzamo message bakazitugezaho. Wumva ushaka kuba wasengana na Havugimana Jean d'Amour,
yaduha nimero ye ku buryo wamuhamagara. Murakoze, nimero yanjye ni 078 940 88625. Yego, ni nayo iba no kuri WhatsApp. Iyo nimero iba no kuri WhatsApp, niyo ngoresha kuri WhatsApp. Yego, nimero ya Nyirabarihenda Venantia ni 0787 44 21 30. Imana ibahe umugisha.